umubiri wacu tuba dufite uburyo tuzawukontorora, niba kuwukontorora byanze ubwo nta bundi buryo wakiyeranja. Ntabwo. Kubera iki se? Nera gusomera ijambo ry'Imana. Nabivuze umuntu turi kumwe hano mu murebe. Kwiyeranja da? Nyine wiyeranja gute? Aho kugira ngo ngeho ndari imitsi yareze, ntatekereza neza, ntasenga isengesho ngo rizamuke bitewe n'umubiri yampaye, iz'ubushyuhe iba yarashyize muko wabungana. Wa mana we, niba ubizi neza ko mba ntaragira umugabo, kuki uneza ubwo bushyuhe? Imana niza ari ubushyuhe. None ubwo bushyuhe buva ko buza mu mubiri. Reka mva nkubwire. Wari uhazamuye kukifuzo, wari umaje cyose kwihangana. Ese kuki uwo mubiri wo utawutegeka ngo wihangane, ugire kwizera wihangane? Ako se wowe nta mubiri ufite. Umubiri ndawufite ariko management ni yawe. Management ntago urafatwa ngo wumve. Njyewe gufatwa si ikibazo, ahubwo gukontorora. Gufatwa si ikibazo, ahubwo gukontorora ibigufashe nicyo kibazo. Hoya guko egara ukuntu ducika intege, kuko n'Imana ubwayo yigeze. None se Bibiliya ivuze ngo kibiravuze ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Bivuga ngo wowe ufite ikindi uba wimitse, ntago Imana wayihaye umwanya muri wowe. Ntacyo nimika, ngereka nkubwire, ntacyo nimika parfait. Imana yaragize yarifashe gutya. Satani arigomeka. Ibi munaze mwisi. Kandi bizi neza mwisi ko hariho dutuye. Turi abanyantege nke yaremye rwose, iraturema turi abanyantege nke. Satani barigometsa bamuturunze. Urumva? Nyumve neza nge ntago ndimo kujaje. Ndakumva cyane. Irabizi ko turi abana bayo, dufite intege nkeya, nta mbaraga dufite zo kurwanya Satani ngo tumutsinde. Kuko nayo yari izi imbaraga za Satani, ari nayo mpamvu yavuze ati sinshoboye kubana nawe, manuka. Ndakumva rwose nagusubiza. Turoshyemo cya Satani. Kiraje irangije iravuga ati murwane na Satani, ati azaza bagerageze kandi arabizi ko turusha imbaraga. Hangije abamudushyizemo. Satani yego ngo aduteze ibyago, aduteze ibyaha. None ubwo Imana yo kuki yadufashe ibizi neza kandi turarwanira ijuru, turashaka kujya mu ijuru, ariko arabizi ko Satani aturusha imbaraga. Nuwoye mubyeyi wafata intare cyangwa ingwe ngo agende ingwe ararwanye nayo yo arayisohoya, agize Imana arayisohoya imbaraga ziyo ngwe, arangije arazifashe ingwe ayoretse mu bana be aho bakingiranye mu nzu, ngo rwana niyo ngwe nuyitsinda ngo cyangwa ikagutsinda ngo uraza no mu nzu. Urumva Imana itarademukiye. Reka nkusubize. Nshatse kuvuga ko Satani se ari guteza kuba wasambana. Satani ariko ni uduteza ibyo byose. Ubu uretse ko Satani ni umanura ipantaro, ni ukuramo ikariso, aroza akatwongorera. None se kuki wumva ijwi rya Shitani ntiwumva iry'Imana? Wimitse nde muri wowe? None se reka nkubaze ikindi. Reka nkubaze ikindi kibazo. Ni kangaho niba uzi ko kuko umubiri wawe ugira ubushyuhe, ukabuzi kugira ubushyuhe ugashyuka uvuga uti nakwiyeranja. Ni kangahe niba uzi ko Imana ishobora byose? Nuzi ko ishobora byose? Ndabizi ibyo. Mungu anaweza yote. Niba uzi ko Imana ishobora byose, ni kangahe ujya ufata umwanya ukajya mu nzu yawe ugakinga, cyangwa se simbizi ni wana n'ababyeyi simbizi, ntago mbizi, ntago ni ugeze uvuga niba uri umugore niba uri umukobwa, ugavuga uti Imana ndashaka kuzambara impeta nkahesha ababyeyi bambyaye icyubahiro, bakambikwa ikamba ry'ababyeyi. Ndashaka kumfasha iyi boro wampaye, aka kantu rwose buretse iyi boro wampaye urabizi ubushyuhe burimo, ukaba wabwira Imana kuko wowe ubwawe ntiwabishobora. Nkuko uvuze uti imbaraga mfite cya Satani cyaraje koko, ariko yaje Imana yamwohereje mu isi atari ukugira ngo ajya tubwira ngo buri wese akora icyo yishakiye. Narindimo nkubaza ni ryari wigeze ufata umunsi umwe cyangwa ibiri wicare mu nzu yawe cyangwa se n'ahandi hantu ubwira Imana uti urabizi ko nta mbaraga mfite, umusoro uzansaba ku bintu nzamuha. None rero kugira ngo mbese sabayore Munyarwanda avuze ngo uyiza agateba yore iki
ivu nk'ubu ushobora kuba abantu babona gucyura umusirimu umeze gutya ariko iwanyu nta bushobozi buremereye buhari ku buryo watwara n'iyo nda umwana akabaho neza sibyo iyo ni risike ishobora kuba mu buzima ubwo ngubwo urimo uravuga cyangwa se ugakuramo n'uburwayi bwa sida ukajya ku kinini ukajya wirirwa unera katsi n'iryari bugeze ubwira Imana uti Imana irabizi ko ushobora byose nayo irabizi ko dutuye mu isi ikaba ibizi yuko ababyeyi bacu batubyariye mu byaha wabikoze ryari ngo urebe ko Imana itaguha imbaraga zitsinda umubiri dore ibintu bitatu ngiye kukubwira turimo turaganira si n'umubiri gusa satani nawe aduteza ibindi ariko kuki satani nawe wakomeje kwimika satani arusha Imana imbaraga ahubwo none se gutatamurusha ntago mvuze ko atamurusha imbaraga ariko kuki Imana wowe wavuze ngo satani arakunaniye unaniwe kubana nawe nuko Imana yari izi neza yuko ahantu imwohereje abantu bayimwoherejemo izabaha imbaraga reka nkubaze ubundi satana ndakubajije satana njyewe rero nshaka kukureba gutya nkakubonamo satani cyangwa nkakubonamo Imana muri ibyo byombi uko Imana ikorera mu bantu ni nako na satani akorera mu bantu mu bintu by'ibibazo wagiye uhura